ntabwo twari abo kumenywa, ariko Uwiteka yaratumenye, arangiza duhindura abaragwa, arangiza duhindura abantu b'icyubahiro, arangiza duhindura inshuti ze, arangiza duhindura abana, arangije adukura ku cyavu. Imana ishimwe cyane. Twishazanya n'abakomeye, twahinduwe abantu bakomeye kubwo gukurikira Kristo, twahinduwe abantu bakomeye kubwo kumenya ko turi abaragwa mu bwami bw'Imana. Ntiduhirimbanire kuzabugeramo, ntiduhirimbanire kuzabwicaramo, ntiduhirimbanire kuzicara ku ntebe yacu y'icyubahiro iri mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Kera ntitwari mu mukungugu wo mu isi, ariko barashaka ko wahoze mu mukungugu w'ibyaha, wivuruguta mu byaha, warahinduwe imbata y'ibyaha, ariko Imana yagukuramo ikakugira umuragwa w'ubwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Twahinduwe abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo niyo atugeraho akatweza rwose, tukaba nta kizinga cyose cy'icyaha kiturimo, ahubwo twarahinduwe abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuba uri wahoze ku icyavu cy'ibyaha, ukumva utava bivamo, ariko Imana yagukuramo. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe. Haleluya. Turashimira Imana ko twongeye guhabwa ikaze kuri iyi cano yacu. Bene data badukurikira turabakunda cyane, turabakunda kandi tuzirikana urukundo namwe mudukunda. Urukundo nirwo rwatumye twese duhinduka abana b'Imana. Turagira ngo tubanze tubisegureho rero, kubw'ubusabe bwanyu abenshi mwagiye mutubwira ko muhura n'imbogamizi mu gushaka urubuga rwacu, chano yacu. Rero twagira ngo tubabwire ngo ubu ngubu ntabwo ikiri iriyo Zone Victory, ahubwo yahindutse Umuragwa TV. Ni Umuragwa TV kubera ko twashingiye ku busabe bwanyu, ibitekerezo mwagiye muduhereza byatumye duhindura izina kugira ngo tuborohereze uburyo bworoshye bwo gushaka no kutugeraho no kuganira natwe no kumva ubutumwa tubahereza mu ndirimbo ndetse n'ijambo ry'Imana. Rero muzajya mushaka Umuragwa TV, niho muzajya mutubonera, kandi turabizi neza bizaborohera kandi bizarushaho kwagura ubwami bw'Imana. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana katubanza dusenga Imana, duhamagara Imana mu mitima yacu, twegera Imana duciye bugufi. Reka dusenge. Mana igira neza, turagushimye, turaguhimbaje mu iki gitondo cyiza duhaye cy'umugisha. Turagushimira uyu mwanya uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ururuka rero uzubane natwe, iruruka uzuvugane n'abantu bawe, kandi turinginga cyane kugira ngo izina ryawe ryogere hose, ubwami bwawe buze kuri twebwe, kandi icyo ushaka kuri twebwe, ushaka kuduhindura, ushaka kuturema, ushaka kutugira abaryo biba kuri twebwe. Bino uvugane natwe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi rero nifuje ko tuganira ku ijambo umuragwa. Umuragwa ninde kandi wahindutse umuragwa gute? Ni ijambo tuza gusanga muri Samweli wa mbere igice cya 2, turasoma umurongo wa 8. Samweli wa mbere igice cya 2 turasoma umurongo wa 8, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Hari ijambo rivuga ngo, akura umukene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma. Baragwa intebe y'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka, kandi nizo yayishyizeho. Imana yacu ishimwe. Ijambo abaragwa rero nagira ngo tuganiraho uyu munsi, abaragwa mu bwami bw'Imana, abarazwe intebe mu bwami bw'Imana. Abo baragwa nibo tugira ngo tujye tuganira nabo, nibo tugira ngo twigishe cyangwa tuganire kugira ngo turusheho kuba abaragwa mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu mu bitekerezo byanyu no gusenga tugishije inama, Imana yacu yaduhishuriye kwitwa abaragwa, yaduhishuriwe ko cyane yacu tuhindura abaragwa, kugira ngo umuntu nanjye asanga ari umuragwa ajya aganira natwe mu ijambo ry'Imana. Ariko Imana ishimwe cyane ngo ikura umukene ku cyavu, ikura umukene mu mukungugu. Natwe niho twahoze, aho niho twahoze, twaheze ku cyavu, twahoze turi abakene.
utari umukene mu buryo bw'umubiri yahaye umukene mu buryo bw'umwuka, utari umukene mu buryo bw'aho yari atuye yabaye umukene mu buryo bw'umwuka, ahinduka umuragwa. Amaze guhinduka umuragwa niho yahawe intebe y'ubwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Bakura ngo umukene mu mukungugu, birashaka ko wahoze mu mukungugu waho wari utuye cyangwa aho wavutse, ariko Uwiteka ashimwe cyane yuko akura uwo mukene mu mukungugu akamwicazanya n'abakomeye, akamwicaza ahantu heza. Imana yacu ni ishimwe cyane. Bakura umukene ku cyavu, aho niho twahoze ku cyavu, twahoze turi insuzugurwa, twahoze tutari ubwoko, ariko Uwiteka yatugize ubwoko, arangira duhindura ikintu gikomeye, atugira abaragwa b'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari intebe yacu iri mu bwami bwo mu ijuru tuzicaraho, hari intebe mu bwami bwo mu ijuru dutegereje. Iyo ntebe ndakwifuriza kuzayicaraho, kuko wayirazwe ubwo wakiraga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Twahinduwe abaragwa kubw'umwami Imana yacu, twahinduwe abaragwa kubwa Yesu Kristo, twahinduwe abaragwa kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Aya maraso yaduhinduye abaragwa. Wikura umukene ku cyavu kamwicizanya n'abakomeye. Hari impamvu zatuma nawe uvuga ugashikama ukabihamya yuko Uwiteka akura ku cyavu. Watanga ubuhamya, nawe turagukeneye gutanga ubuhamya, abantu bamenye ko Imana ikura ku cyavu. Uyu ni umwanya Imana yaduhaye kugira ngo n'abantu babone gukora kw'Imana. Twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twamamaze ubutumwa tubwira abantu ko twarazwe ubwami bwo mu ijuru, ko Uwiteka yadukuye ku cyavu, kadukura ku cyavu cy'ubukene, kadukura ku cyavu cy'ibyaha. Uwiteka akatuzamura, haleluya, katwizanya n'abakomeye. Uwiteka ngo kandi bakura ngo abakene ku cyavu, akura abatindi ku cyavu akabikizanya n'abakomeye, kugira ngo bicarane n'abakomeye, abahindura ibikomangoma. Twahindutse ibikomangoma mu bwami bwo mu ijuru, twahawe ububasha mu bwami bwo mu ijuru, twahinduwe abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Aho ngaho niho dufite umwanya ukomeye. Nitumara kuhagera tuzaba tumaze guhindurwa abantu bakomeye, tuzaba tubaye ibikomangoma, ariko Imana izabiduha tugeze mu ijuru, kandi tukiri no mu isi. Nubwo bwami nabwo turabufite. Imana ishimwe cyane. Kandi duhabaragwa rero kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Petero mu rwandiko rwa mbere ibice 2 umurongo wa 10, Petero avuga ngo kera ngo ntimwari ubwoko, ariko noneho mwahindutse ubwoko bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo kera mwari mutarakababarirwa, ariko noneho mwarababariwe. Imana ishimwe. Kera ntabwo twari turi ubwoko, kera ntitwari tuzwi, kera ntabwo twari abo kumenywa, ariko Uwiteka yaratumenye, arangira duhindura abaragwa, arangira duhindura abantu b'icyubahiro, arangira duhindura inshuti ze, arangira duhindura abana, arangije adukura ku cyavu. Imana ishimwe cyane. Twishazanya n'abakomeye, twahinduwe abantu bakomeye kubwo gukurikira Kristo, twahinduwe abantu bakomeye kubwo kumenya ko turi abaragwa mu bwami bw'Imana. Niduhirimbanire kuzabugeramo, niduhirimbanire kuzabwicaramo, niduhirimbanire kuzicara ku ntebe yacu y'icyubahiro iri mu bwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Kera ntitwari ubwoko, ariko twahinduwe ubwoko bukomeye bw'Imana. Kera ngo twari tutarakababarirwa, tutarakamenywa, ariko Imana yaratumenye. Imaze kutumenya itumenyesha ndetse n'abantu, none twahinduwe abaragwa. Niyo mpamvu bene data mudukurikira, tugira ngo mujye mukurikira channel yacu, murangiza mushake Umuragwa TV. Ntabwo ikiri iyo zone Victory, twahindutse abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu rero tubinginga kugira ngo tujye dukurikirana, tujye tubana namwe mu ijambo ry'Imana, tumve icyo Imana itubwira, icyo Imana iduhugura, kugira ngo tube abaragwa bashyitse, kugira ngo tuzasingire wa mugabane Imana yaduteguriye mu bwami bwo mu ijuru. Imana idushoboze. Nawe rero mwene data udukurikiye, nagira ngo nkubwire ngo kera twahoze tutari ubwoko, kera twahoze tutari abo kumenywa, ariko Imana itumenye iduhereza izina rikomeye, iduhereza umugabane ukomeye mu bwami bwo mu ijuru. Twahinduwe abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo, twahinduwe abaragwa kubw'ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari kubw'imirimo, ntabwo ari ko gukiranuka, ntabwo ari ko duturuka mu miryango ikomeye. Twahinduwe abaragwa b'ubwami bwo mu ijuru kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana yacu ni ishimwe.
tugiye gusenga ariko mwene data ndagira ngo nkwinginge nimba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ukaba utaragira utaragira umugabane mu baragwa ndakwinginga cyane kugira ngo wemere usengane nanjye wemere uce bugufi mu mutima wemere wihane wemere ube mu byaha kuko ngo kera twahoze mu mukungugu waba uri mu buryo bubiri ushobora kuba waravukiye ahantu udashobora kubona ubushobozi bwose bigaragara kuri wari uri mu mukungugu wo mu isi ariko birashobora kuba wahoze mu mukungugu w'ibyaha wivuruguta mu byaha warahinduwe imbata y'ibyaha ariko Imana yagukuramo ikakugira umuragwa w'ubwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Twahinduwe abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ayo maraso ya Yesu Kristo niyo atugeraho akatweza rwose tukaba nta kizinga cyose cy'icyaha turimo ahubwo twarahinduwe abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kuba uri wahoze ku icyavu cy'ibyaha ukumva nta utava bivamo ariko Imana yagukuramo. Imana ishimwe cyane. Imana idufashe, Imana itwibutse, Imana itwigishe kugira ngo tube abaragwa bashyitse, kugira ngo tube abaragwa b'ubwami bw'Imana kandi tuzicare kuri ya ntebe y'icyubahiro y'Imana ikudutegurira. Imana ishimwe. Nawe mwene data wahindutse umuragwa ukaba ubizi neza ko bizanyeho n'Imana yawe ndakwinginga kugira ngo ukomeze ubane n'Imana yawe, ukomeze kuba umuragwa ushikamye, ukomeze kuba umuragwa uharanira kuzagera mu bwami bwo mu ijuru kuko ubwo bwami Yesu Kristo yavuze ngo ngiye kubategura aho muzaba. Yaratubwiye ngo agiye kudutegura aho tuzaba. Duharanire kuzaba mu bwami bwo mu ijuru kugira ngo tuzayicarane n'ibikomangoma, tuzicare mu bwami bw'Imana. Kandi Imana ishimwe cyane kubyumva, Imana ishimwe cyane kuba turi kubyumva kandi tukabizirikana kadusenga Imana. Mana yacu, Imana igira neza, turagushimira kuko waduhinduye abaragwa, turagushimira kuko waduhinduye ibikomangoma, turagushimira ko hari umukungugu wadukuyeho, umukungugu w'ibyaha, umukungugu w'ubukene, hari aho wadukuye Mana, turi abagabo bo kubihamya, turagushima. Ariko umukungugu ukomeye nuko wadukuyeho ibyaha, umukungugu ukomeye nuko hari abukuye mu byaha bakaba babaye abaragwa. Rero ubwami bwawe reka tuzabubemo, ubwami bwawe reka kubutegura rwose maze tuzabe abaragwa twicare turi ibikomangoma mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze rero twarabuhinduye, urakoze rero twarabuhinduriye amazina, urakoze rero twaraburemeye amashimwe, urakoze ko hari abo Mwami ukoreye ibitangaza maze tukaba duhindutse abaragwa wuzuye mu bwami bwawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibashyigikire, Imana ibagirire neza, bahinduwe abaragwa kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu Rio Zone Victory ihinduwe Umuragwa TV. Mujye mudukurikirana ku Muragwa TV. Imana ibahereze umugisha, turabakunda cyane.